Rero muvandimwe Imana iguhe umugisha kuba ukanze kuri iyi video tugiye kuganira ku gitabo cyiza, igitabo kijyanye n'ibara nambaye uyu munsi. Uyu munsi nambaye urutuku kugira ngo tuganire ku kintu bita urukundo. Urukundo muvandimwe ni ikintu cyiza, tugiye kukiganiraho tunyuze mu gitabo cy'umugabo bita ngo ni Gary Chapman, umudogiteri ukomeye. Uyu mudogiteri yanditse igitabo cyafashije benshi. Hari ahantu muza mukunda kumva igitabo bita ngo indimi eshanu z'urukundo. Icyo gitabo turakiganiraho uyu munsi. Muvandimwe turaza gukoresha Bibiliya nk'uko uyu mugabo yakoresheje Bibiliya nawe agenda avuga inkuru zo muri Bibiliya kugira ngo agaragaze ukuntu umuntu yagaragaza urukundo rwe binyuze muri izi ndimi eshanu. Reka muvandimwe iyi video uyirebe, icya kabiri uyikunde, icya kabiri niba utarakanda subscribe reka kwanda aho hasi kugira ngo uzure amavideo yacu kandi uyasakaze no ku bandi. Igitabo muvandimwe ni igitabo cyiza, tuzakuganira kuri chapter 1, igice cya mbere. Igice cya mbere kiravuga mu Kinyarwanda, nagerageje kubihina byose mu Kinyarwanda kuko icyo gitabo kiri mu Cyongereza. Kandi muvandimwe niba ushaka icyo gitabo wakanda hano hasi, hariho link nashizeho. Ikintu ushaka kugira ngo nguhe link wanyandikira kugira ngo nguhe icyo gitabo cyose kuri computer kugira ngo uzagisome. Ni igitabo kitari kirekire, amapaji nka 270. Ntabwo ari igitabo kirekire, wagisoma mu gihe gito. Twinjire mu jambo rero muvandimwe turaganiraho uyu munsi. Muvandimwe urukundo ruturuka ku Mana. Urukundo ruturuka ku Mana. Imana niyo Bibiliya itubwira ngo udakunda ntabwo azi Imana, kuko Imana ari iki? Kuko Imana ari urukundo. Imana duhaye itegeko rikomeye rivuga ngo ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ukunda Imana yawe n'umutima wawe wose, ikindi ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Uyu munsi turaganira ku gice cya mbere kivuga ngo ese urukundo rujya he nyuma y'ubukwe? Iyo abantu bamaze gushakana bafite urukundo, ariko ngo umuvandimwe arabaza ikibazo agiye gusubiza kivuga ngo ese urukundo rujya he nyuma y'ubukwe? Umunsi umwe Gary Chapman yari mu ndege yicaye, uruhande rwe haza umugabo bari bicaranye amubaza ikibazo. Uwo muntu yaje uruhande rwe aramwegera aramubaza ati ese urukundo rujya he nyuma y'ubukwe? Iki kibazo cyatunguye Chapman, cyaramutunguye, agerageza kumva impamvu y'icyo kibazo. Agerageza kubaza uwo mugabo niyo mpamvu bajije iki kibazo giturutse hehe, giturutse kuki? Uwo mugabo yabajije iki kibazo abwira Chapman ati ubu ni ubwa gatatu ndongora. Ni ubwa gatatu agiye muri mariage, ngo kandi buri gihe mbere y'ubukwe ibintu biba bimeze neza, ariko nyuma y'ubukwe urukundo nakundaga uwo muntu cyangwa urukundo uwo muntu yankundaga ngo rusa nk'urutumuka mu kirere rukaba umuyaga bakaberwa aho rugiye. Naramubaza ngo none mbwira urukundo rujya he? Chapman yaganirije uyu muntu, bagirana ikiganiro kirekire, amubaza ibyo yanyuzemo byose. Muri icyo gitabo avuga ukuntu yakundanye n'abagore batatu, akavuga ukuntu bagiranye ibihe byiza mbere ko bashakana, avuga ibintu bagiye banyuramo n'impamvu zagiye zituma batandukana. Uyu mugabo yabwiye Chapman ingo eshatu yanyuzemo, yavuze ubuzima abantu, yavuze atanga urugero rwiza rw'ubuzima abantu banyuramo mu gihe cyabo, cyangwa n'urumarema abantu banyuramo mu bijyanye n'urugo. Iki kibazo uyu mugabo yabajije nicyo benshi mu bantu bashakanye bibaza. Baribaza urukundo rujya he iyo tumaze gushaka? Urukundo rujya he iyo tumaze gukora mariage? Ko mariage mbere y'uko abantu bayinjiramo baba bafite urukundo, bafite amashyushyu, bumva bashaka kugira ngo baba bari kumwe, ariko ngo bamara kubana bagasanga urukundo ngo hari ahantu rugiye. Urebye usanga abantu bagura ibitabo, bagura imvaho, bagura filime, bareba amadokuma avuga ku bintu bijyanye n'urugo kugira ngo bashakishe ukuntu urugo rwabo barusubiza ku murongo. Ngo bareba amadokuma menshi avuga ukuntu urugo rwagenda neza n'ukuntu abashakanye babana neza mu rukundo. Benshi bitewe n'ibibazo baba bafite mu rugo babiganiriza abantu batandukanye,
babiganiriza abapasiteri, babiganiriza abantu b'abakonseya, abajyanye bya filosofi, bya psychology, babiganiriza nk'abantu nka ba Chapman, kuko ni umuntu nawe uganiriza abantu bari mu rugo bafite ibibazo mu rugo, ngo babiganiriza abantu batandukanye. Ngo ikibabaje ngo ni uko ni gake babona ibisubizo biturutse muri ibyo biganiro bajyanye n'abo bandi bantu. Benshi bajya no mu maseminari atandukanye y'abubatse, ngo ariko bake nibo bavayo babonye ibisubizo by'ibibazo bafite mu rugo. Iki gitabo muvandimwe kiragerageza gusubiza abo bantu bafite ibyo bibazo. Ndabizi mu bantu bankurikira harimo abasore, ariko ndabizi ko harimo n'abagore, ndabizi ko harimo n'abagabo. Iki gitabo ni icyawe, waba uri umusore, waba uri umukobwa utari washaka, umusore n'umukobwa utari washaka, waba uri umugabo washatse umaze imyaka 30, waba uri umusore cyangwa umugabo ushatse vuba umazemo iminsi 2 cyangwa ibyumweru cyangwa imyaka 3 gusa. Iki ni igitabo cyawe kigusobanurira ahantu byapfiriye. Muri iyi si Imana yashizeho ibintu bibiri. Yashizeho famiye, ishyiraho n'itorero. Ibindi byose byashyizweho n'abantu. Muri Edeni Imana yashizeho famiye ubwo yaremaga Adamu na Eva, babyara abana b'umuryango. Ikindi Yesu aje yavuye hano ashyizeho itorero. Itorero ari ryo itorero rya Kristo. Iki gitabo muvandimwe cyandika kugira ngo gisubize ibyo bibazo. Ikigaragara nuko ayo mafilime abantu bareba, ikigaragara ko ibyo bitabo abantu basoma, ayo maseminari abantu bajyamo, abo pasiteri baganiriza, ndetse n'abo bantu bagenda kugira ngo bashakisheho ibisubizo, nta bisubizo bitanga. Abo bantu ikibazo nuko bibagiwe yuko abantu bafite imvugo, indimi z'urukundo zitandukanye. Iyo gitabo kivuga, muvandimwe uraza gutangara, nuko mugakurikira isiri uzatangara. Reka isiri nkuko navuze mubikurikirane, kuko ugasangamo amagambo atangaje avuga kuri iki kibazo cy'urukundo. Nkuko ku isi hari indimi zitandukanye, niko no mu rukundo harimo indimi zitandukanye. Umuntu ageragezamo kuvuga urukundo, cyangwa agerageza kugaragariza muvandimwe we urukundo. Umwana w'umushinwa akura avuga igishinwa, umwana w'umunyarwanda akura avuga ikinyarwanda. Bisobanuye ko no mu rukundo umuntu hari ururimi umuntu avuga bitewe, nk'urugero seti hari urukundo, hari ururimi mvuga buriya n'urukundo. Umuntu dukundana nawe navuga urwo rukundo ibintu bizagenda neza, ariko naza avuga igishinwa ntabwo nzumva igishinwa kuko mvuga ikinyarwanda nkavuga n'icyongereza, kumva ko tuzamixinga ibintu cyangwa tuzabihabanya mu buryo nzavuga igishinwa mvuga icyongereza ntibihure, ariko aje avuga icyongereza namwumva. Nuza nawe uvuga ururimi rw'umugore wawe, cyangwa nuza nawe uvuga ururimi umugore wawe yumva, cyangwa umusore mukunda cyangwa umukobwa mukundana, ibintu bizagenda neza. Ngo umwana w'umushinwa avuga igishinwa, umwana w'umunyarwanda azakura avuga ikinyarwanda. Bisobanuye ko umuntu byanze bikunze agomba kuba afite ururimi avuga, nubwo nyuma yakongeraho izindi ndimi, ariko aba afite ururimi rwa kavukire, ariko bita mu cyongereza ngo ni mother tongue. Ni ururimi umwana avana ku mubyeyi we, cyane cyane ku mubyeyi w'umugore, kuri mama we. Aho niho avana ururimi babyita mu cyongereza ngo ni mother tongue. Mu yandi magambo bavandimwe, abashakanye umugabo n'umugore bafite ururimi rw'urukundo bavuga. Iyo habaye ibyago rero umugore akavuga igishinwa, umugabo avuga igiswahili, ntabwo bazigera bahuza, kuko bavuga indimi zitandukanye. Imiryango myinshi ifite ibibazo uyu munsi, kuko umwe aravuga undi ntamwumve, kandi barabyumva benshi bafite ibibazo mu rugo, avuga ngo ndavuga ntanyumve, kitwumvikana, cyangwa ngo umugore ngo yaramubuse. Ibintu byose bigaragaza yuko hariho gape mu rugo. Baravuze ngo iyo umugore avuga igishinwa, ngo avuga icyongereza, ngo nta kabuza hazaza ibibazo, kuko ntibazagira ntibazumvikana. Imiryango myinshi ifite ibibazo uyu munsi, kuko umwe aravuga ati undi ntanyumva, umwe agakora ibyo ashoboye byose, ariko ibyo bintu akora ntibihagije kuri uwo mugenzi we, kuko ibyo akora si byo ndashaka, cyangwa si byo bigaragaza urukundo kuri uwo muntu. Uragenda ukagura amagifiti, uragenda ukandika amagambo atangaje, uragenda ukita ku bana,
uragendwa ku bintu bitandukanye mugenzi wawe ntabibone bitewe n'uko ntabwo uvuga urukundo rwa mugenzi wawe. Tuvuga ururimi mugenzi wawe yumva, tuzabona ese urukundo mugenzi wawe, uzamenya urukundo rwawe. Numenya ururimi rwawe ngo ni uruhe mu rukundo, uzamenya ukuntu ubibwira mugenzi wawe, cyangwa uzamenya n'ukuntu uzamufata kugira ngo hari n'igihe wamenya urukundo rwa mugenzi wawe, ukamenya ukuntu mugaragariza urukundo mu buryo yabyumva. Mu bushakashatsi bwakozwe n'uyu mugabo bita Chapman Gary, yabonye yuko imiryango myinshi ifite ibibazo, kandi ibyo bibazo yasanze yuko ngo bishingiye ku yuko izi ndimi eshanu benshi ntabwo bazumvishije. Kuri we inkundo zose ziriho n'izizabaho zikubiye muri izo ndimi eshanu. Izi ndimi eshanu zisobanuye ibice bitanu biranga urukundo, bisobanuye ibice bitanu biranga ukuntu umuntu agaragaza urukundo. Ariko hariho inzira nyinshi umuntu yazigira. Bisobanuye ko muvandimwe, nubona par exemple ufite ururimi rw'urukundo ukavuga muri ubwo buryo, urwo rurimi rurimo inzira nyinshi waruvugamo. Ushaka warucurika, ushaka rukoresha uko ushaka, ariko icyo gihe uzavuga kuri urwo rurimi rumwe. Bisobanuye ko nk'uko tuzi yuko par exemple mu Kinyarwanda harimo abavuga ukuntu gutandukanye n'abandi, hari bamwe bavuga ukumva afitemo imvugo itandukanye n'iy'abandi. Par exemple muri Finlande abantu barahari bafite ibyo bita ngo ni murtet, cyangwa ngo ni imvugo zitandukanye. Ibyo bintu byose bituruka mu rurimi rumwe, ariko nyine harimo inzira nyinshi wakoresha kugira ngo urwo rurimi uruvuge. Indimi eshanu zisobanuye ibice bitanu biranga urukundo, ngo ariko hariho inzira zitabarika mu kugaragaza ururimi rwawe cyangwa mu kugaragaza urwo rukundo rwawe. Muvandimwe, aba ari umugisha iyo abashakanye bafite ururimi rumwe. Ntibisobanuye ko utashaka undi muntu mudahuje urwo rurimi, ariko icy'ingenzi ni ukurumenya ngo ni uruhe, kandi ukamenya n'ukuntu waruvuga. Ariko ikigaragara muvandimwe ni uko kugira ngo ubone abantu bavuga ururimi rumwe rw'urukundo ni gake ubibona. Mu Kinyarwanda ni ijambo bakoresha ngo ni imboneka rimwe, ni ikintu ubona rimwe na rimwe. Twebwe tuvuga ururimi rwacu tukibwira ko undi yabyumvise, ariko ugasanga kuri we twavugaga mu ndimi, ni nk'aho twavugaga mu ndimi. Muvandimwe, ni ibintu bibabaje, imiryango myinshi yabigiriyemo ibibazo bitewe n'uko abantu ntibazi yuko ikibazo gizingiye aha hantu. Abantu bashakana bakundana, abantu bashakana bumva bari kumwe, ariko nk'uko wa mugabo yavuze ngo mu gushakana ngo basanga bavuga indimi zitandukanye. Kumenya ururimi rw'urukundo uvuga no kumenya urukundo cyangwa ururimi rw'urukundo umugenzi wawe avuga ruzahindura burundu umubano ufitanye na mugenzi wawe. Mugenzi wawe mvuga, ndavuga mukundana, ndavuga umugore wawe, ndavuga umugabo wawe. Izi ndimi eshanu nk'uko uyu mugabo Dr. Gary Chapman yazivuze, izi ndimi ni indimi zigaragaza urukundo mu buryo bwose. Nuzuva muvandimwe ukazapurika mu buzima bwawe, zizahindura urukundo, zizahindura umuryango wawe, kandi zizahindura umubano ufitanye n'uwo muntu mukundana. Muvandimwe, nk'uko nari mvuze, kumenya ururimi umugenzi wawe avuga bizahindura umubano mufitanye, kandi urukundo rwanyu ntabwo ruzashira, ahubwo ruzaba nk'amazi adudubise. Bibiliya iratubwira mu gitabo cya Yohana 7:38 ngo unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Aya ni amazi aturuka muri uwo muntu, kandi ngo azadudubiza ava muri we, azahora atemba ava muri we, kuko ngo yizeye Imana. Umuntu wamenye aya magambo turi kuganira uyu munsi, muvandimwe, wibuke yuko hari igihe umuntu yavuga ati watambikiriye, wavuye mu by'Imana, rivuga urukundo, kandi atagiye avuga ngo urukundo, Imana ni urukundo. Famiye ni ikintu gikomeye, nkunda kubigarukaho muvandimwe. Famiye ni ikintu gikomeye, uzakinisha ibindi ariko ntugakinisha famiye. Ibibazo biri muri iyi si, intambara ziri kubera muri iyi si, ibibazo byose biri kubera muri iyi si, byose wabisamarayizinga, ukabikusanya, ukabishyira hamwe, ukabishyira ku muryango. Umuryango ufashe responsibility mu kurera neza abana,
umuryango ufashe responsibility mu kubana neza hagati y'abashakanye, ibibazo tubona byinshi byakemuka, ni ibintu byakwikemura nk'uko tuzabibona muri iki gitabo cyanditswe n'umugabo bita Gary Chapman. Muvandimwe, ayo magambo nabateguriye uyu munsi, tuzakomeza next week tuganira ku ngingo ivuga ngo urukundo ni iki. Urukundo ni iki? Benshi twibwira yuko urukundo ari amarangamutima, ariko tuzareba se urukundo ni iki. Muvandimwe, Imana iguhe umugisha, ukande kuri like, ukunde iyi video, wisakaze ku bandi bantu, kandi muvandimwe usengera imiryango. Niba unashaka cya gitabo uko nabivuze, unyandikire kugira ngo nkiguhe, cyangwa ukande kuri link iri aho hasi kugira ngo uze kukibona kiri mu buryo bwa PDF document. Imana iguhe umugisha muvandimwe, Imana ikomeze kukurinda. Next week tuzakomeza nkuko nari bivuze tuvuga ku ngingo ivuga ngo urukundo ni iki. Reka dusenge. Imana yacu, tuje imbere yawe, turagusabye Imana ngo uduhe urukundo. Icyakora gusabye Imana ngo uduhe gusobanukirwa ukuntu twakunda abagenzi bacu mu buryo bukwiriye. Mara abantu bafite ibibazo mu miryango muri iki gihe bitewe n'uko urukundo rwashize mu bantu, ariko Mana reka rube nka y'amazi. Urukundo Mana rube nka y'amazi adudubiza ava mu muntu wakwizeye. Reka urukundo rudubize mu miryango yacu, reka urukundo rwaruke mu miryango yacu. Reka abantu Mana bashakanye bafitanye abana bamanye igerekire, imiryango ifite ibibazo Mana igendere muri iki gihe, haze amahoro, haze kumvikana, haze gushira hamwe mu izina rya Yesu. Amen.